turabashimiye ko mukomeje kwana natwe Uwiteka komeza umugisha n'iby'igiciro rero kugira abantu nkamwe kandi birakwiriye rwose turi kubona tugenda twaguka iyo ndebye kwica no mbona ari ikintu cy'Imana iri kugenda ikora nyuze muri mwebwe Imana rero nahandi ikorera ikora mu bantu ikabanyuzamo umugisha namwe mukabasha kugira gute kubana natwe twongereho kugaruka ubushize twarababwiye tubabwira umutwe turi muri sobanukirwa ikiganiro cyasobanukirwa tuvuga kuri Sinayi ese wowe warigeze kukibona niba utarakibonye ndagusaba ko ujya kukireba kugira ngo umenye ibyo twavuze kuri Sinayi kuko ibyo tugiye kuvugaho ngubu biraza kugira icyo navuga ko bifitanye isano na Sinayi tukomeje rero tuvuga ku misozi n'uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku musozi ariko mbere na mbere reka mbanze nsuza abantu mukomeje gukora comment ndabakunda cyane utahanza ijya mvuga abantu bakomantinzeho ndetse Imana ijye bakomeza bagire neza ukora comment mukakora share sub rwose turi kugenda tubibona Uwiteka bagire neza kandi Uwiteka umugisha ajya duha tujye tubusangira kuko muraba agaciro kuri twebwe dusuje abantu bose bari ahantu hose hatandukanye yaba ari mu gihugu imbere cyangwa se inyuma Uwiteka ajya bagira neza kandi ajya komeza abiteho gahunda ni yayindi gahunda ni yo gukura abantu mu boko ya Satani cyangwa se kubakura ahantu hari icyago tubashyira ahantu hari umugisha w'Imana Uwiteka arabishoboye kandi no kwiringirwa no kwizerwa umugambi cyangwa se ineza ye itwomaho buri gihe ndetse niyo twumva ducitse intege na wundi udushuburisha cyangwa se ududimbaraga isibye we wongera akavuga ngo Uwiteka akavuga ngo mwana wanjye haguruka komeza urugendo nzaguha ingororano izo ngororano nazindi rero ni byiza mu gihe tukiri mu isi ndetse no mu gihe tuzagera mu ijuru Uwiteka azatwambika amakamba y'ubugingo amwe yadusezeranyije amwizera rero Uwiteka ndakamubwire ngo uzaboneke mu gihe bitaramo kandi Uwiteka azakomeze agushoboze muri urugendo turimo barutoroshye nubwo Satani akomeza ashaka ko dusubira inyuma ariko Imana ishoboye byose reka dusenge hanyuma nze mbabwire umusozi nshaka ko tuganiraho urakoze Uwiteka uri Imana nziza ku buzima bwacu utwitaho buri munsi kandi utwitaho mu bihe bigoye yo Satani atwihebesheje utwereka impamvu ibihumbi bigaragaza ko dufite amashyi mu mitima yacu twari turi ahangaha kuri iyi televiziyo yo kuri internet kugira ngo Uwiteka Nyagasani ukomeze abantu bakomeje kuyikurikira umuntu uwo ari we wese ukurikira bino biganiro ndakwinginze ngo ujye umuha umugisha kandi ujye umugendera ibye byose bijye bikunda kuko nzi neza yuko nawe agukurikiye wigeze yikura amaboko kandi ibyo uteganyiriza ari byiza ku buzima bwacu bwa buri munsi urakoze ko ukomeje kubana natwe ngaho ukomeza uze utubwire icyo ushaka ko tugeza ku bwoko bwawe natwe turi hano kugira ngo tugutumike nk'uko usanzwe tubikora urakoze tubisabye tubinyujije kuri Yesu Kristo amen ndi kuvuga ngo ubushize twavuze kuri Sinayi nakabengiye kubivugaho ariko amateka ya Sinayi ni amateka y'umugisha cyangwa se ni amateka umusozi uherereye muri Egiputa ndetse umusozi ufite amateka ku Bayisiraheli umusozi wari uriho ku bwa Farawo umusozi wagaragayeho amategeko y'icumi y'Imana umusozi Mose yagiyeyo agakubita ibuye rikavamo amazi umusozi uriho ibisigazwa by'amateka ushobora kugenda na n'ubungubu magingo n'ubungubu ukaba wayabona rero ni byinshi navuzeho mvuga na byinshi mvuga n'icyo utwigisha rero niba utarakurikiye iki nicyo gihe cyiza kugira ngo uzasubireyo cyangwa se urebe muri aya mavideo usubire inyuma gatoya ku matariki yabanjije uraza kubona cya kiganiro cyiza cyane reka mbabwire yuko ari umusozi wa Sinayi ari n'uyu musozi tugiye kugana uyu munsi ndashaka ko tuganira ku musozi bita Golgota ubutaha nzababwira ese iyi misozi ihuriye ku ki ese kubera iki iriho nabwo tumenye impamvu buriya impamvu yaraje Uwiteka ajye abaha umugisha umunsi turavuga ku musozi bita Golgota abantu benshi bazi ko ngo ari ikinyarwanda ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikinyarwanda kuko ni ijambo riri mu kindi kirimi
bivuga ngo igihanga, ni ijambo riri mu Giheburayo bisobanura ngo igihanga. Kuki se bundi Golgotha cyangwa se Calvary bavuze ko ari igihanga? Ni ukubera iki? Bavuga ko uwo musozi ufite forme y'igihanga, ntabwo forme yayo imeze nk'igihanga. Golgotha ni hafi ya Yerusalemu, hanze y'umujyi wa kera. Iri zina risobanuye ahantu h'igihanga. Cyane numva abantu benshi baririmba mu ndirimbo inyabihanga, igihanga, ni ibyo ngibyo nyine bari kuvuga Golgotha cyangwa se Calvary. Ibyabereye kuri Golgotha niho Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Hariya hantu niho Kristo yumvisha umubabaro ukomeye cyane, ndetse niho Kristo mu rupfu rwe niho twaboneye ubugingo. Reka mubwira ngo Golgotha na Kristo, kwa Kristo niho yabambiwe, niho twagiriye amahirwe kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Hari umusozi usa nkaho ari mubi, umusozi w'agahinda, umusozi bajyanaga abantu bakoze ibyaha, ariko Kristo we nta cyaha yari afite, ahubwo nubwo yagezeyo, ubwo nyine niho twebwe twaboneye amahirwe yo kongera kugira umubano mwiza hagati n'Imana Data wa twese. Imirongo yo muri Bibiliya ibivuga ni iyihe? Twabibona hehe? Ese biri hehe? Ese turaza kumenya iby'ingenzi byabereye kuri Golgotha, ibitangaje bya Golgotha. Ariko reka tubanze turebe imirongo muri Bibiliya ibivuga. Yohana igice cya 19 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18, bamujyana yikoreye umusaraba ajya ahantu hitwa ahibihanga, mu Giheburayo hitwa Golgotha, bamubambirayo. Mariko igice cya 15 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24 avuga ngo bamujyana ahitwa Golgotha, bisobanuye ngo inyabihanga, mubambirayo. Iyi mirongo ni mirongo isa, ari umurongo wasoma kuri muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 17 kugeza kuri 18, na Mariko igice cya 15 guhera ku murongo wa 22 kugeza kuri 24. Iyo ni mirongo isa. Iby'ingenzi byabereye ku Golgotha, ese ni iki byabereye? Ni byinshi cyane, ariko ngerageza kuvuga bikeya kugira ngo tumenye ubumenyi, ariko dufite icyo dukuramo, cyane ko ari n'inyigisho, nubwo ubukurikiye ibi ngibi, ariko abarimo inyigisho zidasanzwe. Yesu yarabambwe n'abagome babiri iruhande. Hari ahantu nta muntu wakibagirwa ko Yesu yabambwe n'abagome babiri, ibisambo bibiri, kimwe kimubwira nabi, ikindi kimubwira neza, ariko icyamubwiye neza cyabonye paradiso, kimubwiye nabi kibona irimbukiro. Rero nta muntu wabyibagirwa. Yagize amagambo 7 ku musaraba. Yarangije avuga ati birarangiye. Ibyo twikura muri Yohana igice cya 19 ku murongo wa 30. Yatangije isezerano rishya mu maraso ye. Haleluya, haleluya. Mu maraso ye niho twaboneye isezerano rishya, mu maraso ye niho twaboneye ubuntu bw'Imana, mu maraso ye niho twongeye kwitwa abana b'Imana, mu maraso ye niho byongeye kuduhuza na Data wa twese. Twari kuri, twari nta video twari dufite, nta shinge na video twari dufite, nta byiringiro twari dufite, ariko mu maraso ye niho habonetse igitangaza. Ibyo ntabwo twabyibagirwa, ibintu byabereye Golgotha. Gitangaje rero nkuko natangiye kwivuga, kuri uwo umusozi w'igihanga, hari ibitekerezo bivuga ko Golgotha ifite ishusho isa nk'igihanga cy'umuntu, bikaba ari cyo byatumye ihabwa iryo zina. Ikindi cya kabiri, hafi aho haba buriya hari ahantu none ngo ni hafi y'igituro cya Adamu. Bimwe mu byizerwa bya Kiliziya ya mbere bivuga ko Adamu yashyinguwe aho, kandi Yesu agapfira hejuru yaho icyaha cyatangiriye. Urumva icyo kintu? Aho icyaha cyatangiriye niho Yesu yapfiriye. Ese wowe ugifata umwanya ugasoma? Ni byiza ko ujya usoma kugira ngo tumenye ese Golgotha aho Yesu yabambiwe niho Adamu ashyinguwe.
umwijima w'amasaha 3 ku manywa. Ntago ibingi twabyibagirwa. Matayo igice cya 27 umurongo 45. Ku isaha ya 6 habaho igitutu mu gihugu cyose kugeza ku isaha y'9. Uramwijima wabayeho cyangwa se abantu bavuga ko ari ubwira kabiri. Byo ngibyo byagaragaza ko Kristo ari umwana w'Imana. Yesu nashimye bene data. Golgota ni umusozi usa nkaho ufite amateka akomeye cyane kuko ariho Kristo yabambiwe. Rero ibintu byose nkuko mbivuga cyangwa se intego y'ibiganiro byacu ibintu habari mu nyigisho. Golgota yahagarariye ubutumwa bw'agakiza binyuze mu rupfu rwa Kristo. Nubwo ari akababaro niho ubuzima bushya bwatangiriye kubizera. Haleluya. Golgota yahagarariye ubuzima ubutumwa bw'agakiza binyuze mu rupfu rwa Kristo. Nubwo ari akababaro, nubwo byari urupfu, nubwo bitari ibyishimo, ariko niho ubuzima bushya bwatangiye bw'abizera. Niho twongeye tukagirwa imbaraga muri Kristo. Niho twaboneye andi mahirwe. Niho icyaha kigiye gutwica, ariko Kristo aratwegereza. Hari ibindi wabuziho bino mwanya kugira ngo uduhe muri comment utubwire tujye twungurana ibitekerezo. Ubutaha nzabakorera ikiganiro kigufiya ku bijyanye n'imisozi ibiri, Sinayi na Golgota. Nzababwira itandukaniro n'ihuriro hagati ya Sinayi na Golgota. Rero mwifurije kugira ngo tuzabane Uwiteka bw'umugisha kandi aguha ibintu byose ukeneye. Ukomeze inzira y'agakiza. Kristo ni mwiza kandi niba utari wanakizwa, iki nicyo gihe cyiza cyo kwegera umwami n'umukiza. Icyo gihe cyiza cyo kujya ahakwegereye urusengero ukajya uterana, Uwiteka akaguha umugisha kugira ngo tuzabane ubwami bw'ijuru. Shalom shalom. Uwiteka bagire neza.